cyunamo. Turi kwibuka rero jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. uyu munsi rero tuje gusangira amashusho ari guca ku mbuga nkoranyambaga za His Excellence. aya mashusho rero ari kugenda aca kuri izo mbuga, rero tuje kuyasangiza abanyarwanda kubera ko aribo dukorera, ari nayo mpamvu ndahangaha nitwa Hussein Ukuri. Reka dusangire ibyabereye muri iyi stade ikomeje kuvugisha isi ndetse na Afurika muri rusange. Iyi stade aho twabasangije amashusho yayo muri iyi nyubako nziza cyane. aha rero niho bakwereka amashusho barimo kuza bagiye kwenyegeza urumuri rero rw'icyizere. ahangaha urabona ko imbaduko zari zose nubwo bwose turi mu bihe bitoroshye, ariko urabona ko urumuri rwamajije kurasa ku banyarwanda. urabona ko imbaduko ziri kuboneka kuri buri muntu wese ku mashusho turi gusangira meza cyane aba yafashwe n'abahanga. ahangaha rero hari mu muhango wo kwenyegeza urumuri, gucana itara ry'icyizere cyangwa se urumuri rw'icyizere ku banyarwanda bose. ahangaha rero ntabwo tuba dukwiye guhera mu amateka. n'amafoto yari gucacara mu kanya ashize amasaha 2 ubwo nakoraga ikiganiro. ubu turi ku itariki 8, ariko ibi byose turi kugarukaho ni byahereye ku munsi w'itariki 7, umunsi twibuka amateka yacu, kandi dukwiye kuganira nkatwe abanyarwanda, apana abayagoreka, kugira ngo tujye turushaho kugenda tumenya. rero ni aho byabereye. urabona ko ni muri stade nini cyane, stade Amahoro. ayo mahoro rero akaba ari nayo akenshi tuba turi kuganira iyo turi mu biganiro nk'ibi ngibi. aha rero ni amafoto His Excellence ari kumwe n'urubyiruko, harimo ndetse n'abakuru bakeya, aho yarari kumwe n'umufasha First Lady. urabona ko imbaduko, akanyamuneza kari kugaragara n'ibyishimo byinshi. ubona ko abagaragiye abo bombi majije kuvuga haruguru bose ubona ko nabo bafite urutambwe rushinguye. ubona ko kuko urumuri rw'icyizere rugiye gushyirwaho muri iyo stade nini cyane. rero ahangaha ni naho tuza natwe tukaganira kuri aya meza, kugira ngo natwe tujye twifatanya n'igihugu muri rusange, ndetse nka cano Hussein Ukuri dusanzwe tunyuzaho ibiganiro n'ubundi byubaka amahoro kandi binagarura ituze. aya rero ni amafoto yari amaze amasaha atageze muri 2, nahise nawe nyasangiza abanyarwanda kugira ngo dukomeze kugenda dusangira ibi bihe kandi mu mahoro, ndetse tunagera n'inama, ndetse dufatanyiriza hamwe nk'urubyiruko cyane cyane. akaba ari natwe dufite mu nshingano rero kuba twazamura igihugu cyacu ku cyo byasaba cyose, kubera ko twahawe icyizere kandi twabonye ko bishoboka. aha rero ni muri stade nziza cyane. iyi stade twahawe na His Excellence. rero ahangaha urabona ko ni walk to remember. ahangaha hari akantu mubonye, twenda dushobora gusubiza inyuma amashusho mukakabona, muraza kukabona kariho kameze nka kashe ku gitambaro. ni umukoro tubahaye muzo kwitegereza, ariko murabizi abenshi mu ba gens cyangwa se tungana urubyiruko ubundi twabyirutse tubona igipfunsi. akenshi ntaranatora bwa mbere, burya nari mfite inzozi zo kugenda nkatera igikumwe cyanjye kuri icyo gipfunsi, kubera ko nabonaga nyine ari igipfunsi kidasanzwe. aho bakiririmbaga abasaza, abakecuru, ni ku gipfunsi rero twese twakoze ari ku gipfunsi. niyo mpamvu uyu munsi igipfunsi rero ku muntu ungana nkanjye cyangwa se urungano rwanjye ndetse n'abasheshe akanguhe, iyo tuvuze ku gipfunsi tuba tuvuze igisobanuro gikomeye cyane cyo kuba umuntu noneho agomba gufatanyiriza
agahuriza hamwe na mugenzi we icyo gipfunsi kikuzura. Iyo cyuzuye urumva ko twabaye imbaraga nyinshi. Iyo rero abantu bahurije hamwe ari nayo ntego y'ubuyobozi bwacu, ntacyo batageraho. Rero nanjye mbifuriza ituze ndetse no gufatanyiriza hamwe. Ni Hussein Wukuri, Om Shanti, Shalom.